ndi umushyitsi, ninjiye mu rugo nasuye. Umwana muto arahagurutse araje aramobera, maze bakuru be baraza baratsuhuza, barambaza ati amakuru se ako? Nanjye ni ndaho ndashima Imana. Mama wabo akaba mushiki wanjye nawe aratsuhuje hamwe n'umugabo we, bamaye ikaze turaganiriye. Mu minota itarenze 5 twese tuba twubitse umutwe mu gakoresho gato buri wese atunze kitwa telefone. Ukajya kubona umwe muri twe araturitse arasetse utamenya ngo ni iki kibaye. Abishywa banjye umwe arashyira kuri Cartoon Network, undi ati reka ndashaka Cinema Plus. Nguko urugo rwafashwe bugwate n'imbuga nkoranyambaga, social media rubayeho muri iki gihe. Imbuga nkoranyambaga byatangiye ari uburyo bwo guhuza abantu byihuse, koroshya itumanaho, ariko ubuzima guhinduka ikibazo kiri kwicaza abakuru b'ibihugu hirya no hino ku isi, kuko zimaze kurusha imbaraga itabi cyangwa inzoga. Imwe abanyarwanda bavuze ko uyikura mu icupa nayo ikagukura mu bagabo. Yewe ubu ni ugukura telefone yawe mu mufuka nayo ikagukura mu muryango wawe. Ikaze mu isi y'imbuga nkoranyambaga, aho ushishikajwe n'abantu utazi nabo batakuzi, ugashimishwa nuko bagukunze nyamara warara ubusa kandi ubagwije. Hambere aha ifuni ibagara ubucuti yari akarenge, ariko ubu ibagara ubucuti ngo ni umubare w'abagukurikiye ndetse n'umubare w'udutima baguhaye. Ibintu bigeze ahakomeye, umwana n'ababyeyi ntibakicara ngo baganire uko umunsi wagenze. Ese uburere ko bwavaga mu muryango, none ubu buri umwe akaba ari ukwe kuri telefone ye, bwa burere buzakomoka he? Izo ndangagaciro umwana azazikura mu makinamico y'ingumi n'imigeri yirirwa areba kuri televiziyo? Nitwakirengagiza kimwe mu bitekerezo by'abanyarwanda bo hambere, aho bahoranye ubwenge bw'ikivuge. Nk'umwe atubwiye ati uko mu rusyo akoma n'ingasire. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ingaruka mbi z'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibyiza byazo ku bazikoresha neza. Buretse gato, wari uzi ko mu mwaka ushize 2025 abantu barenga 256,000 bashya batangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, X n'izindi nyinshi zitandukanye. Ibi bishatse kuvuga ko byabura abantu 8 mu isegonda rimwe aribo bashya babaga biyandikishije kuri izi mbuga. Mbahaye ikaze kuri Mera Rwanda, nitwa Dushimimana Elisa. Imbuga nkoranyambaga hari byinshi byiza zazanye tutarenze ingoyi. Cyambere zoroheje itumanaho. Ubu ntibikiri ngombwa kwandika ibaruwa maze ngo uzayohereze ku iposta izabone kugera kuwo wayandikiye ngo nawe bizagenda uko nguko ngabone kugusubiza. Oya, ubu bawicaye iwawe muri salo ukandika ubutumwa bukava i Kigali bukagera Rusizi nta n'isegonda rinyuzemo, uwo wandikiye akaba aragushubije. Icya kabiri, zihutisha isakaza makuru n'ibyabaye hirya no hino ku isi. Nibyatsabye umunsi cyangwa amasaha yewe n'iminota ngo menye ko muri Iran, Amerika na Israel batangiye kwacana umuriro. Nari mbikurikiye neza nkaho ndi umwe mu bateguye cyangwa bateguriwe icyo gikorwa, ariko n'ubundi nari ndi mu bagiteguriwe, kuko mukanya ngiye kugura ikiro cy'ibirayi nsanga igiciro kikubye kabiri. Bajije umucuruzi impamvu, arambaza ngo naguze ko umuhora wa Hormuz ufunze. Nguko uko imbuga nkoranyambaga zihutisha amakuru. Icya gatatu, zabaye umuyoboro w'akazi ku buryo bushya, kuko bamwe mu bantu batunze agatubutse harimo abakorera ku mbuga nkoranyambaga, abazwi nk'aba social media influencer, abanyamideli, abahanzi n'abandi bafite ibyo bakora benshi dukunda guhanga amaso. Yego ni nziza, ariko reka turebere hamwe iyo zidakoreshejwe neza biba byifashe bite. Kuva twatangira gukoresha imbuga nkoranyambaga, amakuru yacu yagiye hanze kurusha ikindi gihe cyose. Ubu biroroshye kuba namenya aho ukunda kurira cyangwa gusohokera, atari uko tujyanayo yewe tutaranahahurira, ahubwo kuko uhora posting utwereka aho uri hose. Ibi bigabanya umutekano wawe, kuko ayo makuru ashobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi. Kubatwa, gutakaza umwanya, kurangara nabyo n'ibyasigaye. Umuntu ufite smartphone byabura ayifungura inshuro zirenga 50 ku munsi. Bitangira akananga kavuga, ugasa nk'ugiye kureba aho gato, bikarangira umaze amasaha menshi utakekaga. Ibi inzobere mu buzima bwo mu mutwe bavuga ko kubatwa n'imbuga nkoranyambaga ari cyo kigiye kuba ikibazo kurusha inzoga cyangwa itabi, ubutubuzi n'ibindi bikorwa by'ubushukanyi. Abenshi mwumvisha abantu batanga ubuhamya ukuntu abantu batazi bahuriye ku mbuga nkoranyambaga babajyanye kubarangira akazi iyo mu mahanga, nyamara bagerayo bagatangira kubagurisha kuri make nk'igiciro cy'umuneke. Ikindi, burya 90% by'abantu muhurira ku mbuga nkoranyambaga ntago muba muziranye mu buzima busanzwe. Twabita abantu badahari by'ukuri. Rero gukikizwa n'abantu benshi bameze batyo bituma mu mutwe wawe hajyamo ikibazo
cyo kumva ko ufite abantu bagushimisha kandi mu by'ukuri abo bantu uramutse utewe n'umujura bataboneka ngo bagutabare. Ibyo bituma n'ibindi bakora rero byinshi biba ari ibintu bishimisha ubwonko bwawe, nyamara ari ibintu uzi neza ko bidahari, ari ibintu bimeze nka baringa. Ibi bigira ingaruka ziwanye n'izo kwikinisha. Nta muntu ukiganiraho n'undi. Uzarebe ukigera muri bisi wabaga uzi ko ugiye guhura n'umuntu mukagenda muganira, ariko ubu siko bikimeze kuko ubu muricarana yewe ntanamwaramutse, ahubwo imodoka ikenda kumurenza aho yari agiye kubera kurangarira muri telefoni. Imbuga nkoranyambaga icyerezo gikomeye mu mibanire y'umuryango. Ubyumva ute kuba abana ba nyiramakapani akomeye nk'ayo ngayo yashinze izo mbuga nkoranyambaga batemerewe kuba bakoresha izo mbuga nkoranyambaga, ariko wewe umwana wawe ukaba wirirwa umureresha uturiri two kuri Instagram, TikTok na Facebook? Bityo rero tuzirikane ko imbuga nkoranyambaga ari nziza, ariko twirinde kuzirutisha ubuzima bwacu bwo kubamo n'ubwo mu mutwe. Yego burya si buno, ariko zitaraza twabagaho neza. Mugire amahoro.